Yesu ashimwe. Dushimiye Imana yuko iduhaye aya mahirwe yo kongera guhura hano kuri uyu murongo w'imanda y'imiruka kuri uyu munsi. Nkuko abari babizi imbere twajyaga ari umunsi dukunda gutambutsa ibyigisho by'ubuzima, akaba ari umunsi wa mercredi, abenshi bawita kuwa gatatu wa leta. Rero uyu munsi tugarutse n'ubundi mu byigisho by'ubuzima. Nibyari biherutse kuboneka ubwo twaherukaga twari kumwe n'umuvandimwe witwa Emmanuel, kandi nabashishikariza cyane kwiga ibyigisho byabanje by'ubuzima kuko ni ibyigisho byiza cyane. Tangira bitubwira iby'uburyo umuntu yakwivura indwara, ubuvuzi yakoresha ubwo ari bwo, kubyerekeranye no gukoresha imiti mvaruganda, ndetse hakuriyeho n'ikigisho cyatubwiraga kubyerekeranye n'uburyo umuntu yava mu mubiri kumuhimbana akagira umuntu biri umwimerere, ugasanga koko nk'umuntu mu buzima busanzwe yamenyereye kurya ibyo kurya mvaruganda, yamenyereye gukoresha imiti mvaruganda, ugasanga nyine umubiri we waragiye uba nabi. Ibyo ngibyo rero nabyo ni ibintu byiriho twaregera muri icyo cyigisho, uburyo umuntu ashobora gukoresha maze umubiri ugasubira ku murongo ukareka kwangizwa n'iyo miti mvaruganda. Uyu munsi rero Imana iduhaye amahirwe, dukomeje ibyigisho nkuko nari ndi kubibabwira ku byigisho byabanje gutambuka mbere. Hari harimo n'ibyigisho bivuga ku byerekeranye n'indwara ya kanseri na sida ndetse na diabete, ndetse ndatekereza ko icyo cyigisho cyari icyigisho cyiza cyane kuko cyahaye abantu benshi ibyiringiro by'uko indwara bita ko zikomeye zishobora gukira, ndetse twarebye no ku ndwara ya malaria. Uyu munsi rero ngiye muri kumwe n'MAHORO Bonheur, tugiye kurebana ubundi murongo mushyashya dutangiye wo kwiga ibyigisho by'ubuzima. Tugiye kwiga ibyigisho by'ubuzima bizajya biteye muri ubu buryo. Tugiye kujya twiga urugingo rumwe, turebe uko ruteye n'uko rukora, noneho tugende dukomeze tujye ku ndwara urwo rugingo rushobora guhura nazo, ndetse twige kwivura buri ndwara yose, ku buryo umuntu wese ufite ikibazo ashobora kwivura iyo ndwara. Ubwo rero nanjye icyo nabashishikariza ni ukuzajya muba hafi ya bino byigisho, kandi buriya twe kuba abantu muri iyi minsi nabonye ubwiyemezi bwarateye, abantu basigaye bizera ubwonko bwabo, kandi ubwonko bw'umuntu koko buribagirwa. Nabashishikariza kuzajya mufata agakayi n'agakaramu mukandika utuntu mukatubika ahantu twanditse, kandi buri umunyeshuri arimo kwandika aba arimo gufata neza ibintu. Tugiye rero kwiga ibyigisho, tugiye guheraho n'ibyigisho bivuga ku rugingo rw'igifu. Kuki twifuje guhera ku rugingo rw'igifu? Urugingo rw'igifu ni rumwe mu ngingo zikomeye cyane kuko ni zimwe mu ngingo z'ibanze. Ndavuga ingingo z'ibanze, mwumva ingingo z'ibanze, kuko buriya iyo umuntu ariye ibiryo ahantu hambere biruhukira ni mu gifu, niho bibanza kuruhukira bikamara igihe. Cyinjira ari igitoki, cyinjira ari ikijumba, winjira ari umuceri, yinjira ari igikoma, ariko iyo bigeze mu nda birahinduka. Mu gifu rero niho byakira bigerera byose, igifu kikaba cyabikoramo ibintu bimwe kugira ngo bibashe gukomeza mu mubiri. Kandi igifu n'urugingo bwayo rufite imimaro myinshi kuko rukora ibintu byinshi cyane. Igifu n'urugingo kandi nanone rufitanye isano n'ubwonko cyane. Buriya iyo igifu kigize ibibazo, ubwonko nicyo gice cya mbere cy'umubiri kibanza guhangayika, kandi ubwonko iyo buhangayitse, igifu nicyo gice kibanza guhangayika. Kuko akenshi uko turi buze kugenda tubireba n'indwara z'igifu usanga akenshi ziba zatewe no kutamererwa neza k'ubwonko. Ubwo rero igifu twahisemo kugiheraho, kandi koko n'abantu benshi ni indwara usanga n'abantu benshi cyane cyane nk'abantu b'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo birabatera. Rero uyu munsi tugiye kwigana igifu. Uhereye mu bihe bya kera usanga indwara y'igifu yari indwara iriho, ndetse ni indwara ntabwo ari indwara imwe gusa, ahubwo ni indwara nyinshi. Turareba muri Bibiliya tukabona nuhereye no mu gihe cy'intumwa Pawulo ubwo yandikiraga Timoteyo mu rwambere rwa Timoteyo igice cya 5:23 yamubwiye ngo uhereye none reka kunywa amazi gusa, ahubwo unywe vino nye kugwinda yawe kuko urwaragura. Iri somo abantu bajya barikoresha bashaka gushyigikira ubusinzi, ariko ntabwo ari cyo rishatse kuvuga. Ahubwo Pawulo yari arimo kugira inama Timoteyo, bitewe nuko Timoteyo hano handitse inda mu rurimi rw'icyongereza ni stomach, ni igifu. Timoteyo yagiraga indwara y'igifu, noneho Pawulo aza kumugira inama yo kunywa vino. Iyi vino ikoreshwa ivugwa hano ntabwo ari vino y'inzoga, ahubwo ni vino y'umutobe w'imizabibu, cyangwa umutobe muri rusange uko twabyita. Ubwo rero uhereye kera igifu cyari kiriho kandi ari indwara, kandi koko twabonye hano Pawulo ntabwo yakoze igitangaza ngo akize uburwayi bwa Timoteyo, ahubwo yakoresheje ubuvuzi.
mbese twebwe ko tuzi ko Yesu yakoraga ibitangaza akoresha kugira ngo akize indwara, twebwe no kubera iki tudakoresha ibitangaza? Impamvu nuko Satani ibitangaza yabyiganye, yaba pagani, yaba barozi, yaba bapfumu, abo bose ibitangaza barabikora bagakiza indwara nubwo ari mu buryo bw'ikiganano. Ariko twebwe Imana yaduhaye umurimo w'ubuvuzi. Abantu bashaka gutekereza yuko umurimo w'ubuvuzi ari inzaduka mu minsi y'imperuka, ariko uhereye kera mu bihe bya ba Mose ugakomeza usanga ubuvuzi bwari buriho, ndetse hano Paulo yabigiriyemo inama Timoteyo, urabona ko ari byo mu isezerano rya kera. Rero iyo dukomeje kwiga iby'umubiri nk'uko nahoze mbibabwira mu kanya gashize, nababwiye inzira ibiryo binyuramo. Hano dufite igishushanyo cyerekana urwungano ngogozi. Twibuke gato, urwungano ni igice kiba kigizwe n'inyama nyinshi zikorana umurimo umwe. Hari urwungano rw'ubuhumekero, urwungano rw'amaraso, rwo gutembera kw'amaraso, urwungano rw'imyakura n'ubwonko, n'ingizo ngano nyinshi cyane. Ariko noneho tugira urwungano rw'igogora, ibyo bita mu cyongereza digestive system. Turaza kugenda dukoresha n'amagambo menshi y'icyongereza ariko ari buze kugenda basobanukira. Digestive system rero cyangwa urwungano ngogozi rugira ibice byinshi. Rutangira ku munwa, mu kanwa, ngakomeza rugasoreza mu kibuno. Rero ibiryo bigize mu kanwa birakomeza bikamanukira mu muhogo, byamara kuva mu muhogo biva mu muhogo byinjira mu gifu. Igifu rero, mu gifu niho ibiryo bitinda bikamara n'akanya. Mu gifu ibiryo birahatinda bikamara akanya, hari icyo biba birimo kumaramo. Nicyo ni igiki rero. Tugiye kureba imimaro y'igifu. Umumaro wa mbere igifu gikora gastric juice. Gastric juice ni umusemburo ukorwa n'igifu, ni umusemburo ukora ibintu byinshi cyane mu gucagura ibiryo. Mu igogora rikorerwa mu gifu, iyi gastric juice ni ingenzi cyane. Wenda ushobora kubona ni imimaro ukavuga ati se ubundi ko numva igifu nta bintu byinshi gifite kubera ko wenda bidashobora kumvikana, ariko ni ibintu byimbitse cyane. Gastric juice rero nibyo ikora za acide hydrochlorique n'ama-enzyme. Ama-enzyme ni imisemburo ifashwa ibiri mu gifu, yifashishwa mu gucagagura ibiryo, ibikiramo uduce dutoya tunzinya cyane. Icyo ama-enzyme akora kugira ngo bya biryo bibashe gukomeza byaje guhinduka. Noneho rero undi mumaro wa kabiri w'igifu, kubera acide hydrochlorique iba mu gifu, hari igihe hinjiramo udukoko dutoya tw'utubacteria, bitewe nuko umuntu aba hari igihe wenda batabashije gutunganya ifunguro neza, cyangwa niyo atunganya ifunguro ibiryo byose utubacteria twose, udukoko tuba turimo twose tuba tutapfuye, acide hydrochlorique igira udukoko twinshi iratwica. Ikindi kintu igifu gikora ni ukubika ibiryo mu gihe wenda runaka, cyangwa igihe n'iki usanga wenda urareba uburyo umubiri uteye, ntabwo umuntu ateye mu buryo arya ibiryo none ibiryo bigahita bisohoka. Rero kugira ngo ibiryo bibashe kuza kugira umumaro bitinda mu gifu, igifu nyine nacyo kirabibika kugira ngo bitindemo, kigende kibitegura kugira ngo bize kugenda bigira akamaro mu mubiri. Ikindi kintu igifu gikora icyitwa igogorwa ry'intungamubiri. Igogorwa ry'intungamubiri muri make ni ugufata intungamubiri arizo twita proteine, kubera ko proteine ni ibintu bikomeye cyane bikomerera igifu no kubigogora. Urugero muzabisanga abantu benshi barwaye igifu, ibintu nk'ibishyimbo birabagora, ibintu bigira amaproteine menshi cyane usanga bigoranye. Rero igifu nacyo gifasha mu igogora, gifata amaproteine kiyacagaguramo ubuce butoya kugira ngo abashe gukomeza mu mubiri, maze naza kugera mu mara. Impamvu buriya igifu gitegura umurimo mu mara, kuko buriya kamivuge gatoya nihuse, igifu buriya hari abantu benshi bazi mu rwungano ngogozi dufitemo umuhogo, dufitemo igifu, dufitemo mu kanwa, dufitemo umwijima, dufitemo udusabo tw'indurwe, dufitemo pancreas, dufitemo amara matoya, amara manini, ni ibintu byinshi cyane birimo. Ariko ibiryo ahantu bigera ntabwo bigera muri ibyo byose, ndetse no mu mwijima no mu rwagashya hose ntabwo ibiryo bihagera. Ibiryo biva mu gifu bijya mu mara mato, bikava mu mara mato bihita bijya mu mara manini, bikava mu mara manini bisohoka. Ubwo rero turebye ibice bicamo ni mu kanwa, mu muhogo, mu gifu, amara mato n'amara manini, ibice bitanu gusa. Mu gihe kandi ibiryo ubusanzwe urwungano ngogozi ubusanzwe rugizwe n'ibice byinshi cyane. Kuri ibyo bitanu twakongeraho nk'umwijima, tumaze kuvuga, twakongeraho nk'umwijima, udusabo tw'indurwe, urwagashya,
appendix, ni ibice byinshi urebye bigera ku 10, ariko nago aho hose ibiryo bihagera, ahubwo biva mu gifu bijya mu mara mato. Niyo mpamvu kandi mu mara mato ya buri ikintu kihabera nibyo bita absorption y'ibiryo y'intungamubiri. Kwa kundi wenda niba amaso ibyo akeneye, amaguru ibyo akeneye, iyo bigeze rero mu mara, amaraso aza mu mara agatwara intungamubiri y'amavitamine yose yandi aba yaturutse mu biryo, akaza akayatwara akabona kuyajyana muri ibyo bice byose bijya bikenera izo ntungamubiri. Rero ntabwo igitoki cyava mu kanwa k'umuntu cyangwa igishyimbo ngo gihite kijya mu mara ngo amara abashe kukuramo amaraso abashe kugera muri ayo mara akuremo za ntungamubiri. Oya, ntabwo byashoboka. Niyo mpamvu ibiryo bibanza guca mu gifu, igifu kikabitunganya, hakavamo ikintu cyitwa kaimu. Ako nako ni akamaro k'igifu, havamo ikintu cyitwa kaimu, kiba kimeze, ibiryo biba byahindutse nk'igikoma, ari ibintu byorohereye by'amazi, nibyo bita kaimu. Tuvuga kaimu ubwo muzajye mubyumva gutyo, ni bya biryo ariko iyo byageze mu gifu bigiye gusohoka mu gifu nabwo bikitwa ibiryo byabaje kwitwa kaimu. Kaimu rero igifu kirayikora kikabona kuyoreza mu mara. Ikindi kintu rero igifu gikora ni igogorwa ry'ibinure. Ibinure nabyo ni ibintu bigora cyane igifu. Ibinure bwo ni ibiryo biba bibyibushya, igifu rero nacyo kirabifata kikabyoroshya kugira ngo nibigera mu mara bigereyo bimeze neza. Noneho ikindi kintu rero igifu gikora ni iki tubita gutanga inzira ya kaimu ijya muri duodenum. Duodenum ni agace ka mbere gafatanye n'igifu kamara matoya, niko kabanza kitwa duodenum, nako kaberamo igogora. Wenda Imana nibishaka nabyo tuzabigeraho, gusa ubu ngubu twahereye ku gifu. Ikindi kintu igifu gikora nk'uko bibera mu mara, icyo twababwiye byitwa absorption, gufata intungamubiri ziva mu mara zijyanwa mu maraso, amaraso nayo zijyana mu bice byose bitandukanye by'umubiri. Igifu nayo ibyo bintu bijya biberamo, ariko ntabwo ari ku biryo byose, ahubwo ni ku biryo bimwe na bimwe nk'amasukari ya glucose, galactose, fructose na ethanol. Ethanol ni bya bindi biva mu nzoga. Niyo mpamvu ubona umuntu anywa inzoga agahita asinda. Umuntu buriya uburyo igifu giteye gikora nacyo absorption. Hari ibintu wenda bibiri abantu bibaza, bashobora akibaza ati ko tuzi ko ibiryo bigera mu gifu bigatindamo, kubera iki umuntu anywa amazi mukanya ajya kuri toilette akabona hari ikiminduka zabaye agahita yumva aratuje, kandi aribwo akiyanywa agahita abona ko kuko amazi yamaze kugera mu maraso? Cyangwa kuki umuntu anywa inzoga ntiyategereze ya masaha yose ibiryo bimara mu gifu, hagati y'amasaha 2 kugera kuri 6 ngabone kuza gusinda byageze mu mara, amara yamaze gukuramo za ntungamubiri cyangwa byo kurya bindi byose biba bigiye kujyanwa mu maraso. Igisubizo rero nuko mu gifu naho haberamo ikintu cyitwa absorption, cyangwa gukuramo intungamubiri zivanwa mu byo kurya zijyanwa mu maraso. Mu gifu rero naho biberamo, urugero ni nk'uko nabibabwiye, ni sukari ya glucose, galactose, fructose na ethanol, cyangwa ni ibinyobwa biba butabire biba biri mu nzoga. Ikindi rero gikorwa mu absorption ni amazi. Mu gihe unywa amazi mu minota 20-50% aba yamaze kugera mu maraso. Ntabwo bitegereza ngo igifu kibanze kibinduremo za kaimu zitohereze mu mara. Oya, amazi yo na minota 20-50% aba yamaze kugera mu maraso. Undi mumaro rero w'igifu, igifu kintu gifasha umuntu kindi ni ugusonza no guhaga. Gusonza no guhaga. Igifu gifite umusemburo witwa ghrelin. Ghrelin ni umusemburo wikora iyo igifu kiri mu busa cyangwa kimaze kuzura, kigahita cyohereza ku bwonko. Ubwonko noneho rero bugahita bubwira umuntu yuko ashonje cyangwa yuko yahaze. Urumva rero igifu gifitanye isano n'ubwonko cyane. Iyo rero niyo mimaro y'igifu nk'uko tubigende tubabwira. Urumva ni igice cy'ingenzi cyane. Igifu kiramutse kivuyeho umuntu yahita apfa. Kiramutse kitari mu umuntu yahita apfa, kubera yuko igifu ni urugingo rw'ingenzi cyane, kandi nirwo rutegura ibyo kurya kugira ngo bize kugera mu mara, bize kugera mu maraso byamaze gutegurwa, byamaze kuba neza. Rero tugiye kureba ikindi kintu, tugiye kureba ubundi igifu giteye gute, kuko niba dukeneye kuziga indwara z'igifu tukamenya kuzivura, ukaba umuntu akaba yakoresha igikoni cye ategura imiti yo kwivura igifu. Niba dushaka kumenya indwara z'igifu dukeneye no kumenya uburyo igifu giteye, ibice bikigize. Bavandimwe, ngigumo kwiga igifu uburyo giteye
nabashije kubona neza urukundo rw'Imana n'imbaraga z'Imana zirema. Nta muntu wabasha gukora ibi bintu. Igifu giteye mu buryo butangaje cyane, niyo mpamvu nabyo ari ibintu byiza byo kwiga. Igifu rero gifite umunwa witwa cardiac sphincter, ni umunwa ugihuza n'umuhogo. Uwo munwa rero umeteye nk'impeta, niho ibiryo byinjirira. Kagira ubundi igifu ubundi muri make kigabanyijwemo ibice bigera kuri 4. Ikindi gice gikurikiraho ni igice cyitwa fundus, ni igice cyo hejuru cy'igifu, murimo kukibona. Tukagira igice cyitwa body cyangwa umubiri w'igifu. Iyo body rero nayo igabanyijemo ibice bitewe nuko igizwe n'amareya atandukanye agiye agerekeranye y'amamiskle cyangwa imikaya. Igifu ikindi nababwira nuko aricyo gifite inyama zikomeye cyane mu mubiri w'umuntu. Imikaya ikomeye cyane, kirakomeye cyane bitewe nuko gikora akazi k'imbaraga. Rero muri iyo mikaya dufitemo izitwa longitudinal muscle layer. Ni mikaya iteye igiye ifite imirongo isa nk'ihagaze, niko twabyita. Tukagira igindi gice cyitwa sacral muscle layer, ni gifite imirongo isa nk'inziga. Tukagira cyitwa oblique muscle layer, ni imirongo iteye igiye ihengamye ihese. Ndetse tukagira none n'agace kitwa submucosa, tukagira n'akitwa mucosa. Utwo natwo n'utundi duce urimo kugenda wegera mu gifu imbere. Noneho rero ikindi akandi gace nababwiye ni agace gatwikiriye igifu inyuma bita serosa, kameze nk'agashashi. Nako ni ingenzi cyane kukamenya. Ikindi gice tugira rero cy'igifu, urabona igifu buryo giteye nk'inyuguti ya J. Tugira agace kitwa resa cavacha, naho ngo hameze nka cave hihinnye hatoya. Tukagira n'ahanini hitwa greater cavacha. Ikindi kintu wakenera kumenya mu gifu ni icyo bita pylorus. Ni igice cyo hasi cy'igifu, kikaza kugira n'ikitwa pyloric sphincter, ni umunwa noneho usohoka mu gifu. Winjira mu gifu yitwa cardiac sphincter, usohoka yitwa pyloric sphincter. Noneho rero iyo tugeze mu gifu imbere, uburyo giteye turaza kubona utuntu tumeze nk'utudoda n'utudunduguza ukuntu twitwa ruge. Izi ruge rero ni ingenzi ko nazo tugira icyo tumenyaho. Reka tuzirebeho. Ruge nuko nkuko ziteye, izo bintu ubona bimeze nk'utuntu tw'utudunduguzu tumeze nk'imitsi, nizo bita gastric folds. Muri zo gastric folds rero tubonamo ibyitwa gastric pit, ari cyo kiba zirimo na gastric glands. Gastric pit na gastric glands. Glands ni nk'imvubura wenda zivubura imisemburo runaka. Izo gastric glands rero nizo dukeneye kumenya byiburamo ibintu bikeya icyo zikora nicyo zimariye umuntu. Turagenda tukabona muri gastric glands na gastric pit tukabonamo uturemangingo dutandukanye. Harimo uturemangingo twitwa surface mucous cells. Nihanganira iki cyongereza kuba tumva ururimi rw'icyongereza, gusa turagenda tuzisobanura. Izi ngizi rero icyo zikora ikintu twakwita nk'amazi, nk'ifluid, nk'amazi avanze n'imyuka ya alkaline. Ubwo ni abari baze ku bize shimwe barabyumva. Ndetse bikarinda ikindi kintu bimara, binarinda igifu n'inyama zacyo, ubwo igifu cyose muri rusange. Tukagira zitwa mucous neck cells, ariko izo nshaka ko turebaho cyane ni izi ngizi zitwa parietal cells. Tuturemangingo twa parietal, icyo dukora icyitwa acide hydrochloric. Dukora icyitwa acide hydrochloric. Iyi acide hydrochloric rero ikintu imara ni iki? Dukeneye kwibaza ngo acide hydrochloric imara iki? Acide hydrochloric ikintu ikora, ifasha, reka tubanze ariko mbere ko tuyivugaho tubanze turebe n'ikindi kintu kuri izi zindi zitwa chief cells. Chief cells ikintu zikora icyitwa pepsinogen. Pepsinogen n'ikindi cyitwa gastric lipase. Izi ngizi rero iyo hydrochloric acid, iyi acide hydrochloric iyo zigezeho izicagagura, noneho hagasigara iyitwa pepsinogen, igahita isigara yitwa pepsin. Noneho ya pepsin igakora iki? Ikaza gufasha mu gucagura bya biryo by'intungamubiri, ari byo byitwa proteine. Ubwo ni nk'ibishyimbo wenda n'urugero za soya, n'inyama nazo ziba mu proteine nubwo atari nziza kuzirya.
nazo zigira proteine, ubwo nazo ku bantu bazirya nazo izi pepsin nazo zirabikora. Noneho rero acid hydrochloric ni kifasha. Iyi ngiyi rero yitwa gastric lipase, uyu nayo ni indi enzyme ikifasha nanone, ifasha mu byerekeranye no kugogora ibinure. Hakaba n'izindi zitwa D cells zigira gastrin. Ubwo rero ndakeka ni ibyo ngibyo. Hari ikindi kintu nari nababwiye, Pareto cells zikora icyitwa intrinsic factor. Intrinsic factor twayisobanura gute? Intrinsic factor ifasha mu gukora vitamine B12 mu mubiri. None rero reka turebe uburyo igogora rigenda mu gifu. Mwihangane nk'ubwo turimo kwiga ubyigisho by'ubuzima byerekeranye n'ubuvuzi, ni byiza kubanza kumenya urugingo, tukamenya uburyo rukora. Ibyo ngibyo rero bifasha umuntu kumenya ikibazo afite, ndetse no kumenya uburyo yakivura bitewe nuko abazi ko neza ikitari kugenda neza mu mubiri we. Nkuko twabirebye rero twize ibice bigize igifu, turimo kureba imikorere y'igogora. Twabonye agace mu duce tugize igifu, tubonamo agace kitwa cardiac sphincter, aho ngaho niho ibiryo byinjirira. Noneho rero iyo bimaze kwinjira, iyo bigeze mu gifu, haberamo amoko abiri y'igogora. Ubwoko bumwe bwitwa mechanical digestion, ubundi bwitwa chemical digestion. Uburyo bwa mechanical digestion ni igogora rikorerwa mu gifu rikoresheje imbaraga, handi igifu kiba kirimo kugenda gikanda ibiryo kibyegeranya. Noneho chemical digestion ni handi byandi twari turi kuvuga, yama gastric juice, yama gastrin, yama enzyme, yo ni n'ama hydrochloric acid, nibyo bikoreshwa aho ngaho mu gufata ibiryo noneho ibicagagura. Kuko ibiryo bigera mu gifu ari ibintu ubona binyine biba bisobekeranye, ko umuntu yagiye abirihekenya bivangavanze, ugasanga umuntu ahekenyanye igishimbo n'umuceri, ahekenyanye ironji wenda n'iki kindi. None rero iyo bigeze mu gifu, aya ma acid n'aya ma enzyme cyakora ni ukugenda abitandukanye utuntu kwatwo, abicaguramo nyine bimeze bikamera nk'ibidasobanye. Noneho rero ibiryo bigeze mu gifu, igice cyitwa fundus, cya kindi cyo hejuru, kiragenda cyaguka nyine uko ibiryo bigenda byiyongera, noneho kikabikanda. Noneho ubwo rero nibwo iyo bimaze kugeramo twa turemangingo twa G cells, twa tundi twabonyeho hejuru, nicyo duhita dukora gastrin. Tuyikora iyo ibiryo bigeze mu gifu. Noneho gastrin rero n'utundi igakora utundi turemangingo twitwa Pareto cells, ari two dukora acid hydrochloric, twabwiye umumaro wayo. Ndetse hari n'utundi turemangingo tuba duhari twitwa chief cells, dukora enzyme ya pepsinogen. Ubwo ngubwo ibiryo byamaze kugera mu gifu. Noneho rero ubwo ngubwo birimo kugenda, igogora ririmo kujya mbere. Pepsinogen rero igafasha igifu kutagira ibibazo igihe nta biryo bikirimo. Urumva nayo igira umumaro. N'igihe yarangije yamaze guhinduka itara, yahindutse pepsin, hakagira indi pepsinogen isigara, ituma noneho igifu kitagiza kugira ibibazo kubera yuko nta biryo birimo. Noneho rero ngo twababwiye, ya hydrochloric acid hindura pepsinogen ikahindura pepsin, noneho igashwanyaguza intangamubiri. Rero iyo ibyo ngibyo birangiye, iryo gogora rirangiye, bya biryo bya bindi byinjiyemo bimwe ari bizi, ibindi bikomeye, iyo birangiye noneho cya gifu gihita gisigara bya bintu byahindutse kayimo twimwibuka twabibabwiye, ibimeze nk'ibikoma bya biryo biba byahindutse nk'igikoma, ku buryo noneho bitambuka mu mubiri byihuta. Rero dukeneye no kwiga ibiryo cyangwa uburyo umuntu yafata neza igifu cye, kubera yuko buriya mbere ko tuza kumenya indwara igifu kirwara, ni byiza kumenya uburyo umuntu yafata igifu neza, ndetse akamenya n'ibyo kurya yarya kugira ngo igifu cye kigisigara kigira ubuzima bwiza. Ikintu cya mbere umuntu akwiriye kwirinda kugira ngo igifu cye kimererwe neza, akwiriye kwirinda kurya ngo agwe ivutu. Ugasanga umuntu yariye paka ngo yumvise ngo yuzuye. Umuntu akwiriye kwirinda kurya ngo agwe ivutu, akarya ibiryo yakumva atangiye guhaga akarekera, nashake gupakiramo ibiryo byinshi. Hari n'abajya bakoranga amarushanwa yo kurya. Biriya bintu rero ni bibi cyane, bitera igifu. Ikindi kintu,
abantu bakwiriye kwirinda kumara kurya ngo noneho nibarangiza bahite bagenda bajye gukora siporo. Ugasanga umuntu ni akora nk'ikiyede, ni nk'umuyede cyangwa akora akazi k'imbaraga, arangije kurya ako kanya ahise akora siporo cyangwa ahise aterura ibintu biremereye. Ibyo ntabwo ari byiza, bisanga umuntu abanza aruhuke. Cyangwa asanga wenda n'umuntu arimo gukora akazi arya kandi ari gukora ibintu by'imbaraga. Usanga n'abantu akenshi bava muri siporo cyangwa bajya kujya muri siporo bamaze kurya. Ikindi kintu rero abantu bakwiriye kwirinda kwiga bakimara kurya. Usanga n'abantu akenshi nk'abanyeshuri ugasanga bavuye kurya bahita bakomerezaho mu ishuri, cyangwa niba banabaha amasaha yo kubanza kuruhuka bakamara kurya bahita bajya muri etide bijyanamo. Cyangwa rero niba ari n'abantu bakunda no gusenga, bakunda n'Imana, ugasanga wenda niba ari nko kwisabato cyangwa mu yindi minsi barangije kurya ako kanya bahise bafungura Bibiliya. Hakwiriye gucamo umwanya uhagije abantu bakaruhuka. Igifu uburyo giteyemo ni urugingo rwo kwitonderwa cyane. Niyo mpamvu igifu iyo gifashwe neza umubiri wose uba ufite amahirwe. N'abantu barwaye indwara ziremereye iyo igifu kimeze nabi kuzikira biragorana cyangwa kenshi zikanabahitana. Niyo mpamvu igifu ari urugingo rw'ingenzi. Iyo rukora neza biba ari byiza. Ikindi kintu nababwira ku gifu, buriya igifu ni urugingo izindi ngingo zose z'umubiri zubaha cyane. Niyo igifu gikeneye kirimo gukora kidafite imbaraga zihagije, za ngingo zindi zireka ibyazo cyangwa zigakoresha utubaraga duke cyane zikajya kongerera imbaraga igifu. Handi usanga umuntu afite umunaniro mwinshi cyane. Ubwo rero niyo mpamvu igifu ari urugingo rw'ingenzi cyane. Umuntu yamaze gufata neza ubuzima bwacyo kikagenda neza, ikintu izindi ndwara zose abasha kugenda zikira bitamugoye cyane. Ariko iyo n'igifu bigoranye kitafite ubuzima bwiza, za ndwara biragorana cyane, ziba zateye izindi ngingo. Ubwo rero ni bwiza kurinda igifu mu buryo bushoboka byose. Ubwo rero iyo umuntu amaze kurya yirinda kwiga, cyangwa niba ari abafite amateraniro bakirinda guhita bayakora, ahubwo bagacamo umwanya nk'isaha cyangwa isaha n'igice bakaza kubona gukomeza. Ikindi kintu abantu barwaye igifu bakwiriye gukora imyitozo ngororamubiri yoroshye bakimara kurya. Wenda bakaba bananura amaboko, ukaba wakora n'akagendo gatoya k'iminota nk'icumi gatoya cyane, nyine ukirinda ibintu bivunanye. Ikindi kintu rero kigira umumaro igifu ni uguhumeka umwuka mwiza cyane. Umuntu uhumeka umwuka mwiza cyane abasha kugirira umumaro igifu. Wibuke imiti 8 umwuka mwiza uzama. Iriya miti 8 nta muntu ukwiye kuyirengagiza. Noneho rero ikindi kintu gifasha igifu ni gukora imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri ifasha igifu ni iyihe? Ni imyitozo ngororamubiri ikozwe mu gihe umuntu atari yarya cyangwa yariye kare, cyane cyane ariko gukora imyitozo ngororamubiri mu masaha y'igitondo ni byiza cyane hakiri umwuka, kuko guhumeka umwuka mu gitondo ni umwuka mwiza cyane. Ikindi kintu umuntu akwiriye gukora cyo kwitonderwa ni ukwirinda ibyo kurya by'amazi cyangwa birimo amazi menshi cyane. Ugasanga umuntu ariye nk'ubugari afite agasosi k'inyama karekuye cyangwa naho kaba gafashe, cyangwa agasosi kariko kose ugasanga arimo kunywa, cyangwa ugasanga umuntu ari kurya umugati akoza mu gikoma cyangwa mu cyayi. Ibyo ni ibintu bibi cyane byangiza igifu pe. Igifu ntabwo gikeneye ibizi byinshi, ibiryo by'ibizi byinshi. Amazi asanzwe yo nta kibazo, ariko ibiryo by'amazi, amasosi, amasupu, ibyayi, amaji niyo binyowe bikeneye kunyobwa ari duke cyane, ari duke. Niba ari isosi karya agasosi gake cyane, ariko niba ari icyayi kanwa nk'agakombe kamwe, nabwo atari kanini gato. Niyo mpamvu usanga n'abazungu akenshi banywera icyayi mu dutasi duto. Ubwo ngubwo murabyumva icyayi mvuga, ariko ubwo mubyumve nitwe makurinda icyayi cy'amajyani, tugakoresha icyayi ubwo ni kuvuga wenda nk'icya time, cya romari, cy'umucyayi, ibintu nk'ibyo, cya soya. Ikindi kintu abantu barwaye igifu bakwiriye kwirinda, cyangwa batakirwaye bashaka kugira igifu kizima, bakwiriye kwirinda kurya ibyo kurya bikonje. Ugasanga n'abantu benshi cyane ndetse nabo bakubizera Bibiliya, usanga no kwisabato niba baratetse ibiryo kuwa nyuma uko babitetse, ariko baje bakabifata bagahita babirya. Ibyo bintu ni amakosa cyane. Niba mukunda ubuzima bwanyu, ibyo bintu mubyihane uko byangiza umubiri. Cyangwa se ibiryo kurya bitwika, ugasanga ibyo kurya babiteruye ku mbabura, abantu bahita barura, abantu bahita barya. Ibyo nabyo n'ubuzima byangiza igifu cyane. Ndagira ngo muzasome icyigisho cyo mu nama kumenya ibyo kurya, musome icyo cyitwa imirire iboneye,
musome icyigisho cyitwa imikorere y'igogora, ni ibyigisho byiza cyane. Komeza n'ibindi byigisho bikurikira ugenda bivuga igogora ndetse cyane cyane ku rugingo rw'igifu. Ikindi kintu rero gikeneye ni ukurya ibiryo witonze. Abantu benshi barya birukanka, ugasanga ari ibiryo ayisamira adahekenye cyangwa hekenyeho kabiri ngupfa kuba byakoze ku menyo. Ukeneye kurya ibiryo witonze, nta kikwirukansa, ukabikacanga witonze bikivanga n'amacandwe. Ibyo biryo bigera mu gifu, igifu nigikoresha imbaraga nyinshi, kandi igifu iyo gikoresheje imbaraga nyinshi n'izindi ngingo z'umubiri wose. Igifu mwebwe mwumve, igifu kinanirwa umubiri wose ujya mu bibazo. Igifu kinanirwa umubiri wose ujya mu bibazo, buri rugingo. Kubera ko igifu iyo kinaniwe gikoresha imbaraga z'ibindi bice. Ubwo rero mwitondere igifu. Cyane cyane nko kuri ingingo yo gukacanga ibiryo, bikuriye gukacangwa byitonzwe kandi umuntu akabikora byitayeho. Ikindi kintu rero gikwiriye gukorwa ni ukwirinda guhangayika cyane wibaza ku ngano y'ibyo uzarya. Ugasanga umuntu yahangayitse, ati turiya turyo turamaza, umururumba wamurenze, ati kari duke, cyangwa yahangayitse ati nzarya icyejo. Ibyo bintu rero ubwonko n'igifu ni ibishuti cyane. Iyo biri kukubaho uri gutekereza gutyo, igifu ubwonko bitabwereka igifu yuko uyu muntu ari mu bibazo, igifu nacyo kikaba kirihebye, gatangira kugerwaho n'ibibazo bikomeye cyane. Ikindi kintu ukuriye kwirinda no kujya kwirinda mu bihe bidakwiriye, usoje nka siporo cyangwa bize ibyuya cyangwa ufite umunaniro. Hari umuntu ubunaniwe rwose akumva narya nibwo umunaniro urashiraho ya, ahubwo akwiriye kwitonda agatuza, yamara kumva umunaniro usa nk'ushize abakabona kurya. Cyangwa igihe uhangayitse ntukarye. Nugiye umuntu yababaye cyangwa afite agahinda ukabona nashaka kurya, jya umureka rwose. Ibyo ngibyo nibyo byiza. Niyumva yatuje noneho abone kurya. Cyangwa igihe umuntu afite ibimwihutisha, ugasanga umuntu ari kurya vuba vuba, aho kugira ngo urye niba ufite gahunda ikintu kikwihukansa ugiye gukora, icyaba cyiza wabanza ugakora icyo kintu, ukaza kurya nyuma icyo kintu kirangije ariko watuje. Ibyo rero biba byiza iyo umuntu yirinze kurya. Ikindi kintu umuntu akwiriye gukora kugira ngo agire igifu cyiza, cyangwa wenda no mu gihe arwaye igifu, ibintu ndi kubabwira byose ni ibintu umuntu agomba kwitaho kandi akabikora yaba arwaye igifu cyangwa atakirwaye. Ariko cyane cyane nko ku barwayeho ni ingenzi, no ku batarwaye cyane cyane birabafasha kugira ngo batazakirwara. Ikindi ni ugutegura amafunguro hagati y'amoko abiri cyangwa amoko ane. Amafunguro hagati y'amoko abiri y'amafunguro cyangwa 3 cyangwa 4, ntuirenzane nabwo. Ariko ubwo nyine byadusaba kwiga isomo ryo gutegura amafunguro, byo umuntu yakwiye kuyategura n'amoko atavanga y'imbuto cyangwa n'imboga, nyine uburyo butandukanye. Ikindi kintu rero ni ukwirinda kuvanga amatunda n'imboga. Amatunda n'imboga umuntu enda kubivanga ryo ugasanga umuntu wenda ariye salade n'imbuto. Imboga zikiri mbisi ni byiza kuzirya utazivanze n'amatunda. None ikindi kintu rero abantu bakuriye kwitondera, kwirinda gukoresha ibirungo. Bakuriye kwirinda gukoresha ibirungo cyane cyane nk'ibingibi biba bivuye mu nganda, kubera yuko biriya birungo birangiza cyane, byangiza igifu. Hari agace twaberetse k'igifu kitwa serosa, kari agace k'inyuma, kari agace kameze nk'agashashi, kari agace ikintu cyitwa ibirungo birakangiza cyane. N'urusenda cyane cyane, nk'urusenda nicyo kintu cya mbere kibi kuri serosa. Ikindi kintu rero umuntu akwiriye kwirinda kurya agahita aryama. Byibura umuntu akwiriye gucamo nka hagati y'amasaha 3 n'4 kugira ngo aryame amaze kurya. Agomba kurya agacamo hagati y'amasaha 3 cyangwa 4, ubundi akabona kuryama. Ubwo rero murumva ko ari byiza cyane. Nk'ibi byo kurya ugahita uryama byo murabizi ni bibi cyane. Niho usanga abantu benshi babirota inzozi bakazibagirwa cyangwa bakarota inzozi mbi. Abandi ugasanga umushiya wabarenze, ugasanga byukanye umunaniro mwinshi, akabyutse nta kintu ashaka gukora. Ibyo ngibyo nyine babyatewe no kurya ugahita uryama. Ikindi kintu rero umuntu akwiriye kwitondera, akwiriye kwirinda kunywa amazi ari kurya. Kwirinda kunywa amazi uri kurya, ibyo ni ibintu ugomba gukora cyane. Ugomba kubyirinda n'unywa amazi uri kurya. Cyangwa rero ukimara kurya ugahita unywa amazi, agomba gucamo igihe. Icyo gihe rero ni igihe kingana gute? Abantu benshi babishidikanyaho, bamwe bakavuga ati 30 minutes, abandi ati igihe icyo ari cyo cyose gipfa kuba ari igihe gitoya cyaciyemo.
ariko igihe cyiza cyo kunywa amazi ugomba gutegereza amasaha 2 akarangira. uzi impamvu nuko igogora mu gifu rimara amasaha 2, rimara guhera ku masaha 2 kuzamura, ariko akenshi amasaha 2 aba ari ayo ngayo niyo masaha y'igogora mu gifu. Urebye nubwo ibiryo bishobora gutindamo bitewe n'ubwoko bwabyo n'uburyo bikomeye cyangwa n'uburyo igifu cyawe giteye n'imbaraga gifite, ariko byibura amasaha 2 niyo ukuriye kwihanganira. Rero iyo ushyizemo amazi mbere y'ayo masaha 2 igogora ritararangira, bica igifu imbaraga, bikagica intege, kigatangira gusukora gisubira inyuma, noneho kikaba cyongeye gitangira akazi bundi bushyashya. Mwa muntu wenda burimo gufura nk'imyenda kirangiye segaje nk'umwenda umwe akabona haje imyenda noneho imurusha ubwinshi, barayimaye ngayifure. Noneho rero ikindi kintu umuntu akwiriye gukora, agomba kurya ari gutekereza ku ifunguro ari kurya. Ukarya uri kuritekereza hariho umutima uri, ukirinda ibintu biguhuza nka televiziyo, telefone, igitabo, indirimbo. Hari abantu bajya kurya bagashyiramo indirimbo ngo bararya bazumva. Niba ugiye kurya, tuza tekereze ku byo kurya byawe, wirinde televiziyo, wirinde telefone, wirinde radio, wirinde ikintu cyose, ubifunge mu gihe ugiye kurya, uryo utekereza ku ifunguro ryawe. Niba uri kumwe n'abantu mukaba muri kuganira, mwijya ku biganiro bya kure y'iryo funguro murimo kurya, kugira ngo umutima ugaruka ngo ibyo rero bifasha igifu kwakira ibiryo kinezerewe, kigakora na ya misemburo yose mu buryo bwiza. Ikindi kintu rero abantu bakwiriye gukora, bakwiriye gushyiraho ibihe bidakuka byo kurya, bagashyiraho amasaha azwi yo kurya adahinduka. Ikindi kintu abantu bakwiriye gukora rero, bakwiriye kurinda stress, ibintu bihangayikisha cyangwa bibatera umunaniro. Bakwiriye kandi nanone ikindi kintu, kunywa amazi ahagije ku munsi nka litiro 2 cyangwa ibirahuri 8 ku munsi, ariko bakirinda kuyanywa muri cyagiye barimo kurya cyangwa bakimara kurya. Ikindi kintu abantu bagomba gukora, agomba kurya ibiryo birimo fibre cyangwa fiber cyane. Urugero nk'ubunyobwa bw'amoko menshi nka cashew nuts, noix cashew, ubunyobwa za macadamia nyine, nk'ubunyobwa bw'amoko atandukanye, ibinyabunyobwa, ndetse nibiba ngombwa tuzagenda tunabiganiraho kuko ibyinshi muri ibi tuzabigarukaho. Impeke mbisi nazo zigira amafiber, ubwo ubwo kurya amasaka mabisi nk'amahundo yayo, ibintu ngibyo. Ingano nazo ni ingenzi cyane, no kurya probiotics, probiotique nibi nazo ni intungamubiri dusanga cyane cyane mu mbuto no mu mboga. Ubwo ngubwo rero umuntu aba afite fiber zihagije. Ukarya n'umuneke n'igitoki, imineke, cyane cyane ibiryo bisa nk'ibifite utuntu tw'utugozi, ubusanga ibyo ngibyo bigira amafibre menshi. Cyane cyane nk'imineke, hari ukuntu umuntu atonora umuneke twadugozi two ku ruhande akadukuraho. Turiya tugozi rero ni amakosa cyane kudukuraho, turiya tugozi ni twiza cyane, umuntu agomba kuturya. Sasa rero ikindi gikurikiyeho, umuntu agomba kwirinda ibyo kurya byimbura mu mara. Urugero ifarini y'umweru, abantu barya amandazi, imigati, ibyo ngibyo umuntu akwiriye kubyirinda. Ifarini y'umweru, agakoresha ingano nyangano. Abantu bakwiriye kwirinda isukari mvaruganda mu buryo bwari bwo bwose. Niba urwara igifu, isukari mvaruganda yishyire ku ruhande, uyirinde. Ikintu cya mbere, undi muntu urwaye igifu nanone mu byerekeranye n'amasukari agomba kwirinda, nubwo iyi sukari isanzwe abantu bacuruza basigaye bamaze n'iminsi bataka ngo yarahenze, buriya bakwiriye kubonamo igitangaza cy'Imana. Ikintu cyitwa fanta ni mbi ku rwego rwo hejuru, noneho ku barwayi b'igifu bo bikaba ibindi, kubera ko ari ibyo kurya byimbura mu maro kandi yica ubudahangarwa, kandi igifu gikeneye kugira ubudahangarwa bukomeye cyane. Shokora abantu agomba kuzirinda. Ubwo muyo mvuga shokora, mwumve ibintu byose birimo amata n'isukari. Ndetse n'abadivantiste byo tugomba kubyumva neza, ikawa, icyayi, inzoga, itabi, ibintu ngibyo, amata, amagi, ibyo ngibyo nyine abantu bagomba kubyirinda, bagomba kuba babyumva. Ariko nabyo wenda nk'amata n'amagi, ibyo nibyo kwitonderwa cyane, ku buryo umuntu abereka akabanza gutekereza uburyo azabigenza n'ibyo azabisimbuza. Ikindi ni urusenda. Urusenda umuntu agomba kurwirinda hasi hejuru. Serosa yawe niba ushaka iba nzima, irinda urusenda. Hari n'ibindi byinshi cyane umuntu agomba kwirinda, cyane cyane nk'ibiryo mvaruganda. Ibyo ntabwo bikeneye mu buzima bwawe. We koresha ibyo kurya by'ibimera. Reka noneho turebe nk'ibiryo bifasha cyane igifu. Haza ibiryo byitwa
karoti ishyira ya misemburo kuri gahunda, ikaburizamo acide, cyane cyane acide hari ukuntu igiba nyinshi, karoti rero irayigabanya. Rero kuyirya ari mbisi cyangwa ikaranze mu mavuta biba byiza iyo uri imwe wenda kurya. Mbere yo kurya ukaba wafata karoti imwe ukayihekenya cyangwa iciye mu mavuta wenda, ariko nyine iba imeze nk'ibabuye, noneho ukabona kuyirya. Apana kwa kundi abantu bagateka kakagenda kakaba nk'agasimukadi. Ikindi kintu rero gifasha igifu, cyafasha igifu ni ikihe? Ni indimu n'amaronji. Ufata litiro y'amazi ukayatogosa, ugashyiramo amababi 6 y'indimu, ukayashyira mu kirahure kimwe. Murabyumva? Ugafata litiro y'amazi ukayatogosa, noneho yamara kuyatogosa ugashyiramo amababi 6 y'indimu, ukayashyira mu kirahure kimwe y'amazi wayatogosheje muri litiro. Noneho rero ukayanywa mu gitondo, ku manywa na nimugoroba, ukongera ukanywa ugiye kuryama. Ibyo bintu bigenda bifasha igifu cyane, ndetse mu gihe runaka utangira kubona guhera ku byumweru 2-3 gutyo kuzamura, utangira kugenda ubona impinduka ku gifu cyawe, cyane cyane nko ku barwayi bacyo, yuko hari ibintu byatangiye kugenda bikira bimwe na bimwe, kumva ko ari uburibwe bimwe bwagiye bugenda. Gucagurira ibishishwa by'indimu byumye mu gice cya litiro y'amazi, ukabitogosa minota 15, ukabivangamo n'ubuki, ukajya unywa itasi murangije kurya kugeza aho uzakirira. Ibi tuzagenda tubigarukaho bitewe n'indwara iyo ariyo, ariko nanone ni umuti mwiza. Ugufata ibibabi by'indimu ukabicagagura byumye, ariko ibishishwa pani bibabi nta hambere, ugafata ibibabi ukabishyira muri litiro y'amazi atogosheje, noneho ibishishwa byo urabicagagura ukabishyira mu gice cya litiro y'amazi ariko byumye, ukabitogosa iminota 15. Warangiza kubitogosa ukabivangamo n'ubuki, noneho ukajya unywa itasa, pana igira ukombe rwuzuye, agatasi kwa tundi dutoya, ukajya ubinywa urangije kurya, ukajya ukomeza kubikora gutyo kugeza igifu cyawe kizakirira. Ahandi rero ikindi kintu cy'ingenzi cyane ni ikintu cyitwa amashu. Amashu, hari abantu bagize kuzana inyigisho zivuga yuko ngo amashu umaze amasaha 9 uyasaruye ngo aba yamaze gupfa, ariko amashu ni ingenzi cyane, ntabwo ariko bipfa kugenda. Nifashe amababi y'amashu ukayatogosa mu mazi make, nivuga amazi make umva amazi make apana amazi menshi, ukajya unywa igice cy'ikirahure cyangwa ikirahure cyuzuye mbere yo kurya mu gitondo, kumenywa na nimugoroba, cyangwa ukajya ubikora nyine mbere yo kurya igifu kikirimo ubusa. Ibyo bintu biba biri ingenzi cyane. Nyuma y'iminsi 4 cyangwa 5 bwa buribwe, iyo ufite nk'uburibwe mu gifu utangiye kumva umaze iminsi ufite uburibwe mu gifu, ugenda bushira. Nyuma y'ibyumweru 3 uba wakize. Ntabwo turatangira kwiga kuvura indwara z'igifu, kuzivura. Mwebwe ibyigisho mujye mubiba hafi cyane, kandi murekere na bagenzi banyu, ndetse mubisangize inshuti zanyu, zaba abo duhuje kwizera cyangwa tudahuje kwizera, ko bizagenda bibafasha cyane. Uyu murimo ni ingenzi cyane. Turimo kureba ibiryo byafasha igifu. Ibindi rero ni ibihe? Nk'amapapayi nayo ni ingenzi cyane ko afasha igifu. Inanasi biterwa n'uburyo n'ubwoko bw'igifu urwaye, nazo hari aho zigenda zifasha. Igisura mu kiteho, imboga z'igisura. Igisura ni cyiza cyane ndetse kiranaboneka. Abazajya bakenera nk'imwe mu miti tuzajya tubabwira, bakabona niba ari kubasha kuyishyikira, tuzajya tubabwira ko iyo tuzajya tubabwira ko iboneka, muzajye mutwandikira cyangwa mu dutelefone, tuzajya tubasha kuyibagezaho. Imboga z'igisura, amavuta ya elayo nayo mubasha kuyabona, ndetse n'imitovu. Hari ibyo wenda tuzajya tubabwira umuntu ashobora gushaka mu bihuru baturanye cyangwa akaba yabigura ku isoko, urugero nk'amapapayi. Izo ndimu twavuze, ariko wenda nk'igisura bitewe no kukibona bigoranye, cyangwa amavuta ya elayo muzajya mutubwira. Umutovu rero nayo uko ukoresha, utufata amazi ukayatogosa ukayanywa, ibyo ngibyo nyine bitera imbaraga igifu, bituma igifu kigira imbaraga. Ubwo rero tubabwiye byinshi uburyo umuntu yafata igifu cye neza, ndetse n'ibyo kurya bikigira umumaro. Rero bimwe mu bintu bitera indwara z'igifu nabyo dukeneye kubimenya. Gusa uko tuzagenda twiga n'indwara ku ndwara, tuzagenda tureba ibitera indwara bitewe nuko ibimenyetso biratandukanye, ndetse n'ibitera indwara biratandukanye bitewe n'indwara y'igifu umuntu yarwaye. Ikindi kintu rero ukeneye kumenya ibitera indwara z'igifu. Ni ibiki bitera indwara z'igifu muri rusange? Uko twabibabwiye, igifu n'ubwonko ni ingingo z'inshuti cyane kandi zikorana cyane. Basanga ibintu byinshi bitera igifu ntabwo ari ibintu bya siyansi. Urugero rero, reka turebe ibintu bitera igifu. Intekerezo zihora mu bibazo, ugahora wumva ufite ibibazo, ibyo ngibyo bitera igifu. Umutima utifuriza abandi byiza, ugasanga umuntu ni nyamwigendaho, wo kwikunda, bitera igifu.
kuryagagura uko twabibabwiye ibintu bifasha igifu imbusane zabyo gukora ikintu bitanyiranye nacyo bitera igifu. Kurya buri kanya ngo no kuryagagura, kurya ufite umutima uhagaze, kunywa ibyo kunywa bikonje, kunywa ibinyobwa byinshi uri kurya. Usanga wenda abantu benshi bakunda no kunywa fantasy ibintu bikonje nyine, ugasanga atanywa yagakonje wapi, guhora urya ukarenza urugero ukagwa ivutu. Ibyo ngibyo ni ikibazo. Amavirusi atandukanye nayo atera igifu. Noneho rero tugiye kureba zimwe mu ndwara zifata igifu. Harimo indwara yitwa GERD cyangwa GERD, reka tuzajya tuyita gutyo. Ni indwara mu magambo arambuye yitwa gastroesophageal reflux disease. Izi ndwara rero zivuga uburyo zose ziteye, tuzagenda tuyiga indwara imwe. Uzajya agira amahirwe tuzajya duhera ko yarwaye. Ubwo rero iyindi ndwara itera igifu ni gastritis. Hari indwara yitwa peptic ulcer, hari indwara yitwa viral gastroenteritis, hari indwara yitwa hiatal hernia, hari indwara yitwa gastroparesis, hari kanseri y'igifu, harimo dyspepsia. Ni indwara nyinshi cyane zitera igifu. Ubwo rero uzagira amahirwe azasanga wenda nk'iyo arwaye cyangwa nk'iyo afite umurwayi urwaye ariyo duhereyeho. Kandi ntabwo ibyigisha ari iby'abarwayi gusa cyangwa iby'abafite abarwayi, n'iby'abazima, kuko nabo bakeneye kwiga kwivura ndetse no kuvura abandi. Ibimenyetso by'igifu kirwaye rero ni ibihe? Ni ukuribwa mu nda ahagana mu kameno. Usanga abantu benshi barwaye n'igifu batabizi. Buriya abantu benshi nk'uko twabibabwiye, ya mabwiriza yose abantu barwaye igifu bakwiriye gukurikiza. Ayo mabwiriza usanga abantu bayakurikiza nimbarwa. Rero usanga n'ibimenyetso byinshi babifite nubwo igifu kiba kitararimba ngo bigaragare. Kuribwa mu nda hagana mu kameno ngo ni nkanga gutya, gusonza ubusabusa, kurakara vuba vuba, ugasanga umuntu arakara vuba vuba, kuruka ruko ushonje, kugira ibyo kurya bimwe bikurya mu nda, kutaryoherwa inshuro nyinshi, igifu kirwara mu buryo bunyuranye. Niyo mpamvu ari ibimenyetso bitandukanye by'igifu. Rero bavandimwe, abantu benshi bamaze kwiheba, abarwayi b'igifu ndetse n'izindi ndwara bamaze kwiheba, bazi yuko indwara zabo bazakomeza kubana nazo kugeza bapfuye. Bize uburyo bwinshi bwo kubana nazo. Ariko twe nk'abakristo suko tugomba kubaho dufite kwizera. Hari isomo riba muri Zaburi 41:89. Haranditse ngo abanyanga bose bamvugira mu byongorerano, bangira inama zo kungirira nabi. Bati indwara ikomeye imubayeho akaramata, noneho ubwo aryamye ntazabyo kukundi. Aya ni amagambo akwiye kuvugwa n'abanzi ubutumwa bwiza cyangwa umwanzi gusa. Uramutse urebye urutonde rw'umuryango wa OMS rw'indwara zidakira, ni urutonde, ibyo bintu mbitekerejeho ndababara. Ni urutonde rw'indwara nyinshi cyane, usanga ahubwo zitwa ko zikira ari izo nkeya. Ariko icyo dushimira Imana ni uko Imana ivuga yuko abanzi aribo bagira ayo magambo, bavuga ati ubw'indwara ikomeye yamubayeho izamubera karamata, ubwo nukubana nayo ubwo aryamye ntazabyo kukundi. Reka Imana tuyisabe ikomeze duha amahirwe yo gukomeza kwimbika muri ibyigisho by'ubuzima, kuko nta ndwara idakira, ndetse idakizishijwe n'imiti, ikizwa n'igitangaza cy'Imana. Nta ndwara idakira. Rero muhumure mwebwe mutuze musabe Imana. Rero mu Matayo 10:1 handitse ngo amagara abigishwa 12 abahutwa bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Natwe Kristo yaraduhamagaye kandi turabigishwa be turusha ubwinshi abangaba. Ntabwo intumwa zapfuye ngo Petero bamuhambane n'ubutware Yesu yari yamuhaye bwo kwirukana indwara zose ubumuga bwose. Oya, ahubwo izobwo butware twarabuhaye, kandi bwo tugeze mu bikomeye birusha ibyabo, dufite ubutware bukomeye cyane kurushaho. Rero indwara zose n'ubumuga bwose Imana yaduhaye amahirwe yo kubikira, kandi yaduhaye ibyo kurya bihagije, imiti ihagije, iduha n'ubumenyi kugira ngo tubashe gukora ubushakashatsi tumenye uko twakiza buri ndwara. Kandi nibirenga n'ibyo ngibyo, Imana izemera ikoresha igitangaza ikiza umuntu wayo ubishakana kwizera kwinshi. Zaburi 103:2 handitse ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, niwe rw'ibyiza yakugiriye byose, niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Umutima wacu ukuriye guhimbaza Imana, kubera iki Imana yatugiriye ibyiza. Kuba turiho ni ubyiza by'Imana, kuba tugifite ingingo zacu z'umubiri ni ibyiza by'Imana. Kuba waba urwaye igifu
cyangwa utakirwaye kikiri kizima ni neza y'Imana. Kuba cyaba kitarakwica ni neza y'Imana. Urumva urukundo Imana idukunda. Imana impamvu iyo neza yitugiriye itegereje yuko dutera intambwe tukareka ibyo twakiraniwe. Ahari nitubona kureka ibyo twakiraniwe iza ndwara zose zizakira cyangwa zikire tutaranabereka kugira ngo tureke ibyo twakiraniwe. Yuko iyo ndwara Imana ryishima yuko ikubaho kugira ngo wongere ufate umwanya wo gusenga Imana uyitabaza, ufate umwanya wo gusenga Imana uyisaba kugira ngo ikubare ibyo wakiraniwe. Hari igihe Imana yemera ko ibyo byose bikubaho. Rero niba uri umurwayi wicika intege, gira kwizera kuko tutimenyereza kwizera Imana. Nitwizere Imana turebe ko tudakira. Zaburi 107:19-20 handitse ngo maze bagatakira Uwiteka bari mu byago akabakiza imibabaro yabo, akoreza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Imana yereza ijambo ryayo ku bantu bari mu byago bayitakiye ndetse bafite n'imibabaro yabo myinshi. Nujya ubabara wumva urwaye bwakuriye, ntugatinya ngo utegereze yuko igisubizo gikura mu muti gusa. Jya ubanza wiringira Imana. Imana rohereza ijambo ryayo, rya jambo rye niryo rizaza kakubwira ati koresha iki ngiki. Ariko amaze gutakira Imana, maze Imana izagukiza n'indwara kandi izagukiza kwinjira mu mva. Reka rero dushimire Imana ibanye natwe muri iki cyigisho. Mbararike mercredi ikurikiyeho nimuzacikwe n'icyigisho gikurikiyeho. Tuzatangira kwiga zimwe muri izi ndwara z'igifu. kandi bavandimwe nimuzacikwe, murushaho kurarikira bagenzi banyu kwitabira ibi byigisho kuko tugiye kugenda twigamo ibintu byinshi cyane kandi Imana izabana natwe. Mureke dusenge. Turagushimye Data yuko ubanye natwe muri iki cyigisho cy'ubuzima, ukaba utwigishije kandi ukaba udufunguye kugira ngo tubashe komeza kwiga ibi byigisho kandi tuba abahanga, tubashe no gukira indwara zacu. Wasezeranya yuko uzafasha buri murwayi wese agakira indwara yose kandi ubwo butware warabuduhaye kandi uracyanabuduha. Ngwino ubane natwe rero kandi uturinde, uduhe imbaraga turushaho gukora umurimo wawe. Izina rya Yesu, amen.